Ndabasuhuje. Iyi ni imwe mu nzu ziri hano i Musave, aho ushobora kuba wakoresha amatike nka 500. Uhagera ni ahitwa kuri kontineri, imbere gato ya kaburimbo aho isoreza i Musave. Hano ni ahantu heza cyane nk'uko muri kubibona, hafite pariseri ngari, ntihakora ku muhanda neza, ariko hepfo gatoya ni umuhanda purinsipari, iri haraguru y'umuhanda, ngira ngo muri kubibona. Ni muri karitsiye isa nkaho mu minsi iri imbere izaba iteye imbere cyane, nk'uko muri kuhabona. Reka tugere imbere gatoya murebe ku muhanda. Ni ahantu hahagaze miliyoni 15. 15 rwose waza bakahaguha. Ni ahantu heza. Impamvu mvuga ngo ni ahantu heza, ni ahantu hisanzuye, hameze neza. Ku muhanda purinsipari rero ni hepfo gatoya, ngira ngo uri kuhabona. Ku muhanda purinsipari ni hariya hepfo gato cyane, hakaba hadakora ku muhanda ariko henda kwegera umuhanda. Ngira ngo muri kuhabona ni hano ruguru uciyemo hano, dore umuhanda nguyu wageza ugaparika hano wiriwe, ugaparika hano, bikaba byakorohera kuhagera bitakugoye. Ngira ngo murabona ukuntu hatuwe, ni ahantu ubona ko hatuwe cyane. Uvaho rero ku muhanda wa kaburimbo ku kamoto ni amafaranga 500 gusa yonyine, barakuzana bakahakugeza. Aha rero muri karitsiye yaho, ngira ngo muri kuhabona ni haruguru gatoya. Haraguru yaho hazaca n'undi muhanda usa nkaho wakora kuri iyo nzu neza. Ni ahantu heza, kuri ayo mafaranga ntabwo ari menshi, kuko mu minsi iri imbere haraba hatakiboneka kuri icyo giciro, bitewe n'uko haraguru ku gisirikare bagiye kuzahashyira kaburimbo. Aho ujya mwumva perezida yiyamamariza, bagiye kuzatereka kaburimbo. Noneho no kuri uyu muhanda wo hepfo bawuzamure bawugeze i Bumbogo. Nkeka ko ari hamwe mu hantu mu minsi iri imbere hazaba hahenze cyane cyane. Ubwo rero nimero nkunda gukoresha haba kuri WhatsApp cyangwa kuri call ni 0789903286. Ugiye unkenera wajya umbariza kuri iyo nimero, niyo mbarizaho. Ngira ngo murabona uko hateye, icyerekezo cyaho ni ahantu heza hirengeye hitaruye. Murakoze, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.